turabasuhuje mwese abadukurikiye muri studio za RTV Paris, ari njyewe Etienne na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert. tugize rero umugisha udasanzwe nk'uko tumaze iminsi tuwufite wo kwiga ijambo ry'Imana. Amen. Rero n'uyu mwanya turawubonye, reka dusabe abadukurikiye kugira ngo baze dufatanye twigane ijambo ry'Imana. Amen. Rero tumaze iminsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga y'umuzuko wa Kristo. Niyo nsanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru. Ariko twibukiranye icyigisho cy'ejo cyaravugaga ngo umubiri wazutse. umubiri wazutse. Ndagira ngo numve ko tuba turi kumwe. Urakoze cyane. Umubiri wazutse. Rero icyigisho tugiye kwigana muri uyu mwanya cyo gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gutsinda urupfu ubuheruka. Rero dusaba abadukurikiye kugira ngo baze dufatanye kandi bashyire Bibiliya zabo hafi kugira ngo twunguke mu ijambo ry'Imana. Amen. Rero mbere yuko tujya mbere, wabanza ukadusengera kugira ngo dukomeze kwiga ijambo ry'Imana. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje. Tugushimiye yuko ubana natwe buri munsi, ukaturinda atari uko turi beza, ahubwo ari ukugira ngo tuzagere amahirwe ya kabiri yo kwihana. Aya mahirwe mwamuduhaye uduhe kutayapfusha ubusa. Tugiye kwiga ijambo ryawe, Uwiteka uze uritere mu mitima yacu, rimere nka za mbuto zabibwe zikera izindi mbuto, mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kudufasha mu isengesho. Yego. Dore ko Imana iba yarasezeranye ko igihe tuzaba turi gusenga izajya yohereza ubufasha binyuze muri iryo sengesho. Amen. Urakoze cyane rero. Reka dukomeze n'icyigisho cy'uyu munsi kiri kutubwira ngo gutsinda iki? Urupfu ubuheruka. Se ni bande bazaba batsinze urupfu? Ni abatabarutse. Niko Bibiliya itubwira ngo abatabarutse. Mbona abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo mu byahishuwe. Se buriya abantu bose bazazuka bazatsinda urupfu? Ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose, harimo imigabane ibiri. Yego. Kuko Bibiliya ihishura iyo migabane ibiri. Uwa mbere ni abazaba barapfuye cyangwa basinzire bizeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego. Ariko aba kabiri bo ntekereza ko gutsinda urupfu, yego bazazuka ariko bazongera bahite bapfa. Bo bazazukira gupfa. Kongera gupfa. Bivuze ngo ntabwo bazaba batsinze urupfu, ahubwo urupfu ruzaba rwabatsinze. Ruzaba ari rwo rubatsinze. Ariko abazaba batsinze urupfu bo bazavuga bati kunesha kwawe kurihe. Warupfuwe kunesha kwawe kurihe. Amen. Reka Imana idufashe tuzabe muri uwo mugabane w'abazavuga gutya. Amen. Rero wadufasha mu gusoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 duhereye ku murongo wa 54 kugeza 57. Hari amagambo avuga ngo ariko uyobora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amen. Warupfuwe kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe urubori rwawe rurihe? Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Wasoreza aho ngaho numva ariyo mirongo baduhaye. Yego. Ariko muri iyi mirongo itari myinshi dusomye bari kutubwira yuko igihe urupfu ruzaba rukuweho. Nuko icyigisho kiri kutubwira. Sibyo? Abantu bazaba batsinze urwo rupfu bazaba bambitswe kudapfa. Yego. Sibyo? Abo bantu bazaba bambitswe kudapfa nibo bazaba batsinze urupfu ubuheruka. Yego. Buriya rero hari ikintu nabonye muri iyi mirongo. Urabona iyo uruyuki rukuriye rugutera ikintu bita iki? Urubori. Ntabwo uruyuki rugira umunwa wo kukurya. Ni nk'uko rero n'urupfu Pawulo ari kurusobanura, ntabwo yagaragaje ko urupfu rugira umunwa ngo rurye umuntu. Ese buriya urubori ni iki bundi mu Kinyarwanda cyumva? Urubori se gupfa, icyo nzi ni uko ari ka kantu uruyuki rugutera kakaba karimo ubumara kakakubangamira. Rero mu Kinyarwanda cyumvikana urubori ni uburozi.
ni nk'uburozi sibyo rero hano batubwiye yuko abazaba batsinze urupfu icyo gihe bazarwishima hejuru barubaze ngo warupfuwe kunesha kwawe kuri ese urubori rwawe ruri ubwo burozi bwawe wari waradushyizemo kandi urwo rubori baruvuze kuri 5:6 baravuga ngo ibyaha ni rwo rubori rw'urupfu ubwo burozi urumva urubori mbega ni uburozi yego kandi ubwo burozi tubonye ko ari iki ari ibyo byaha ari ibyaha mbega ibyaha niyo nkomoko y'urupfu amen rero dusaba Imana kugira ngo uru rubori rw'urupfu tuzabe mu bantu barwishima hejuru yego rero hano hari amagambo tugiye kwifashisha kugira ngo tubashe kumva icyigisho cy'uyu munsi kivuga ngo gutsinda urupfu ubuheruka Pawulo atangira igika giheruka cy'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 akoresheje amagambo atera amatsiko avuga ko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana yego abasomyi benshi ba Bibiliya bakoresha aya magambo bashaka kuvuga ko Pawulo ashyigikira ko mu ijuru hazabayo abadafite umubiri nyamara icyerekezo gihabanye n'ibyo igereranya riri mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:50 rivuga ko bafite umubiri n'amaraso bisobanuye kubora kimwe n'uko ubwami bw'Imana bugereranywa no kutabora nk'uko byagenze mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:42 kugeza 49 naho Pawulo ari kugereranya umubiri wo muri iki gihe n'umubiri w'abazutse umubiri Pawulo ari kugereranya umubiri wo muri iki gihe n'umubiri w'abazutse yego umubiri uhambwa urangwa no kubora ndetse no gupfa yego naho umubiri w'abazutse urangwa no kutabora no kudapfa amen tubivuze mu buryo bworoheje Pawulo ari kuvuga ko imibiri yacu ikeneye kuzahindurwa rwose kugira ngo iragwe ijuru bivuze ngo yagaragaje ibintu biranga ino mibiri umubiri wa wundi uhambwa tujya duhambwana urangwa no gupfa no kubora ariko undi mubiri tuzahabwa urangwa no kudapfa no kutabora mbega no opposite ubwo ariko ijambo ry'Imana tujye turyitaho yego niba turi gusoma ibi bintu ko bizabaho igihe umuzuko uzaba ugeze yego sibyo impanda y'Imana ivuze yego ibi bintu ni ibintu byo kwitegurwa yego ntabwo uyu munsi ushobora kwiberaho uko ushaka ngo icyo gihe niba koko wifuza kuzabana n'Imana yego ngo icyo gihe bizaba ari bw'ibi bintu bikorwa turasabwa kwakira umwami Yesu mu mitima yacu hakiri kare kugira ngo icyo gihe kizagere mbega kuko turi kwiga ibyerekeranye n'umuzuko sibyo igihe urupfu ruzaba rukuweho muri icyo gihe yego harimo abatazanyura mu rupfu ariko se nugira ibyago byo kunyura muri urwo rupfu turasabwa kuba turi abantu bazaba bashinganye ariko bakaba barishinganishije mbere y'uko ibyo bintu bigenza gute yuko biba rero dukomeje hasi mu magambo make Pawulo akoresha igitekerezo cyo kubora n'icyo gupfa kugira ngo asobanure ibya kamere yacu yacumuye mu nyandiko za Kiyahudi umubiri n'amaraso ni itsinda ry'amagambo risobanura inyoko muntu yaguye ikaba ariyo mpamvu imibiri yacu igomba kuzahindurwa ikamarwaho inenge zose ubwo Yesu azaba agenje gute agarutse ubwo izi nenge harimo nko kubora gupfa yego zino nenge umubiri wacu Yesu naza zizahita zikurwaho yego rero hano bagakomeza batubwira ngo igihe kamere yacu yacumuye izaba yakuweho rero maze tukanyuzwa mu mibereho yo guhabwa ubwiza nibwo hazasohora aya magambo ngo urupfu rumizwe no kunesha amen hanyuma iyi ndirimbo iririmbanywe kudatinya no kwishima hejuru ngo warupfuwe urihe urubori rwawe rurihe warupfuwe kunesha kwawe kurihe ibi byose bizabaho ubwo Kristo azaba agarutse amen rero turi kwiga icyigisho kidasanzwe yego uburyo
erega ubu ni ubuhanuzi turi kwiga. yego Abajya bavuga ngo ubuhanuzi se ngo ni ukukubwira ngo ejo ngo nzaba ameze neza. Ariko se urumva ubundi ubu tutari kwiga ubuhanuzi. ni ubuhanuzi buri kutwereka ibizaba mu gihe cy'umuzuko cyane. Ndetse ujya abaza ngo nsobanurira ngo ugende umbarize Imana ngo uko ejo ngo bizaba bimeze. Nagira ngo nkubwire ko n'uyu mwanya turi kwiga ubuhanuzi cyane, kandi ni ubuhanuzi bwerekeye ku bantu bose. bivuze ngo turi guhanura cyane, turi guhanura ibyerekeye iby'umuzuko mu gihe kizaza. amen. Rero tubyizere kuko ni ijambo ry'Imana. Bitekerezeho. Dufunga amaso yacu iyo dupfuye. yego kandi ikindi kintu kizakurikiraho ni ukubona kugaruka kwa Yesu. yego ubwo azaba atuye, ubwo azaba atuzuye, ubwo azaba atuzuye tukava mu bapfuye, hatitawe ku gihe uwizera azaba yarapfiriye, niyo haba hashize imyaka ibihumbi. yego amena. mu kanya gato ndetse no mu kanya nk'ako guhumbya bazahindurwa bazima. amen. ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. amen. ubwo abazaba bariho tuzahindurwa, ariko na ba bandi bose mu kanya nk'ako guhumbya gutya bose bazaba bazuka. hari abajya bibaza bati yego ariko ko muvuga umuzuko mugakabya. yego mbwira ukuntu umuntu watwitswe azazuka agahinduka ivu, uwo muntu akazuka. Imana rero yari ifite imbaraga yo kudukura mu busa ikaturema, ikarema isi iyikuye mu busa. ni gute itabasha kuzura uwo muntu wanigeze kubaho? hari ukuntu tujya twizera gake, ariko icyigisho pe ni imbaraga y'umuzuko wa Kristo. yego ariko urumva byose ntabwo ari imbaraga zizaba twebwe twifitemo zo gukora ibyo bintu, ahubwo biri mu muzuko wande wa Kristo. uwo muzuko wa Kristo niwe uzakora ibyo ngibyo, ukatubashisha kuzuka natwe abazaba barapfuye. yego kubera yuko Yesu akimara kuzuka, ese yazutse wenyine? tubwirwa ko yazutse wenyine. ijambo ry'Imana riduhishurira ko icyo gihe yazukaga hari n'ibindi bituro byakingutse, abari barapfuye basinziriye nabo bizeye, bamwe muri bo bagiye bazuka. ariko niba bari barapfuye bakongera bakazuka, bakomeje kubaho cyangwa barongeye barapfa? ntekereza ko icyo gihe bazuka ntabwo bagiye mu ijoro, sibyo? ntabwo Bibiliya iduhishurira ko baba baragiye mu ijoro, bagumye ku isi. yego rero umuntu uri ku isi ucyambaye umubiri koko upfa kandi ubora, yego n'ubundi arangira apfuye, kongera gupfa yarongeye arapfa. yego ariko urumva ko icyo gihe umuzuko wa Kristo hari icyo wari ukoze. amen. ndetse no muri iki gihe turi kwiga cy'ubuhanuzi koko kibyerekeranye ibizaba, yego hari icyo uzakora, yego kandi kidasanzwe. abapfuye bose bazazuka, abapfuye bazazuka, yaba ari uwapfuye yarakoze ibyiza, yaba ari uwapfuye yarakoze ibibi, azazuka. bari kuvuga ngo hatitawe ku gihe umuntu yaba yarapfiriye, nubwo waba umazemo imyaka ibihumbi. situzi amateka y'isi atugaragariza ko uwapfuye bwa yishwe na mukuru we Kayini. yego reba imyaka 600 irenga irashize apfuye. yego ariko ngo hatitawe ku gihe bigende gute, waba umaze warapfuye, uwo muntu azakanguka. amen. ijwi impanda y'Imana izavuga, abari mu bituro bagende gute, bazamuke. urumva iyo mbaraga ariko ibasha kuzura umuntu umaze imyaka ibihumbi. ariko ijambo ry'Imana ngo riduhishurira ko abo bantu ngo nibazuka bo bazaba babona ari nk'akanya gato kanyuzeho, bari basinziriye. kuko tuzi ko iyo turyamye nijoro bugacya tukabyuka tuba twumva nta gihe kinini gishize, sibyo? rero ni nako nabo bizaba, kuko Bibiliya itubwira ko bazaba bari mu bitotsi basinziriye. reka rero ndumva icyigisho cyacu uburyo kiri kutubwira iby'umuzuko wa Kristo, iby'imbaraga z'umuzuko wa Kristo,
mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi cyavugaga gutsinda urupfu ubuheruka. Reka gutsinda urupfu kwacu ruherere mu biganza by'Imana, amen kuko nta handi izi mbaraga zizava usibye muri Yesu Kristo, amen ari we wapfuye ndetse akagenza gute, akanazuka. Reka rero dufate iya mbere mu kumwizera, abo wa mbere mu buzima bwacu, niho gutsinda urupfu ubuheruka bizakomoka. Nabisabira abaduteze amatwi, ndetse natwe turi gufatanya kwiga ijambo ry'Imana, turi kubyisabira kugira ngo twese tuzabe mu muzuko wa mbere w'abakiranutsi. amen Rero twatangiye dusenga, n'ubundi wadufasha mu gusenga tugasoza. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje, Amen. tubonye yuko ubuheruka hari ugutsinda urupfu, ariko abazarutsinda ntabwo ari bose. Abakwizeye bonyine bakazuka umuzuko wa mbere nibo bazatsinda urupfu, barwishime hejuru uti kunesha kwawe kurihe wa rupfu we, urubori rwawe rurihe. Iyo ndirimbo turifuza kuzayiririmba. Uwiteka uzaturinde kuba muri uyu muzuko wa kabiri w'abantu bazazukira kongera gutwarwa n'urupfu. Ibyo byose tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Sinjye wahera noneho nta nubwo kibaye kirekire.